nyamara wabona impamvu ibyanyubitse aramba ari uko muryamana mutarakora ubukwe. Nkusi Lynda ndetse n'umugabo we Irenge Christian baherutse kurushinga batangaje ko kimwe mu bintu byatumye urukundo rwabo rukomera harimo kuba baririnze kuryamana mbere yuko bakora ubukwe, ubundi ibintu bisanzwe bigora abantu batari bakeya. Mu kiganiro rero na 𝐵𝐷 FM umugabo wa Lynda yatangaje ko tekinike yakoresheje kugira ngo yirinde irari ryo kuba yaryamana n'umugore we Lynda batarakora ubukwe, ngo yakoze uko ashoboye kose kugira ngo badahurira mu cyumba kimwe na Lynda ugasanga umubiri warushije imbaraga, ugasanga karakubiswe nyamara batarakora ubukwe. Christian yatangaje nubwo yagira ati mu gihe twamaze dukundana nge nawe twashije guhurira mu cyumba nk'umugabo n'umugore tariki 8 Gashyantare 2026 mu ijoro ry'ubukwe. Rero igihe twamaze duteretana iryo rari twararyirinze, twarahuraga yego tugasohoka, twagiye no mu nkambi zitandukanye, ariko muri icyo gihe nirindaga ko twahuza ibindi bintu, mbese bishobora kuba ari imwe mu ntego zatumye urukundo rwacu rukomera. Rundi ruhande kandi Lynda we yatangaje ko impamvu abona yatumye urukundo rwabo rukomera ndetse imwe mu ntwaro yabafashije kuba babana batararyamana ari uko buri gihe iyo bajyaga guhura bahuriraga ahantu hari abantu benshi, bityo bikabarinda kuba barya akantu nyamara batarakora ubukwe. Ngayo nguko ikibazo mbaza, wowe wabasha kubana n'umuntu mutararyamana? Tuganire. Ndi Mideli w'Abanyarwanda. Mbibutse ko ukeneye ibikoresho byiza bya electronique qualité ya mbere kandi ku giciro cyiza, urugero iPads zigezweho, laptop, smartwatch, iPhone zigezweho nk'urugero iPhone 17, ring light nziza cyane, nkurangiye muri Urban Connect shop ya mbere y'ibikoresho bya electronique mu mujyi wa Kigali. Urban Connect bakorera i Kigali mu mujyi munyaka ya Makuza Peace kuri ground floor, mubagane ubundi babatse. Ndi Mideli w'Abanyarwanda.